Imana ishimwe ibyo nabyije kubipima yambwiye ngo ije kuzana umunzani nabonaga ari umunzani iri gutera umunzani upimireho umuntu wese ubaho muri iyi si nyumva umva ururimi nirangiza kugupimira ku munzani zagupimira mu muriro igucishe mu muriro nuva mudahiye ubwo zaba uri wo kurama. Imana ishimwe kandi ubwo zaba uri umwana w'Imana. Dushimira Imana dukora ibyo gukiranuka kuruta uko twakora ibyo abantu batumenyamo. Dukora umurimo daserigwe ni mu sense dukora imirimo y'urukundo dukundane kandi tugira urukundo. Abantu bagira urukundo nibo bazabona Imana kuko ibyo wakora byose utagira urukundo ntabwo uzigera ubona Imana. Dushimye Imana yo karamukozi umuhanga. Imana nishimye kandi Yesu abagirire neza. Yesu nabakomeze kuko sengera umurwayi agakira. Nicyo kintu na Yesu cyemezaga abantu ko avugana n'Imana ngo bazabavuga byinshi babarenganye bazababampora ngo muzanezerwe. Bazababeshyira batakubeshyira ngo bakuvuga uko utari bavuge gukorana imyuka y'abadayimoni ukorana ibintu nk'ibyo ntabwo uzabana n'Imana. Imana ishimwe. Impamvu ibi mbivuga ngiye mbivuga kenshi kuko Imana ishimwe ngiye nzenguruka amatorero agize iparuwasi ya Ramba. Hari iwacu mu Gasagara nagiye kuhavuga ubutumwa nambaye umufuka ubutumwa vuba murire mu boroge mwambara ibigunira nambara ubufuka mwarimo atabizi ko ndi buwambara ari Imana yabimviye mwarimo mu minota 15 yo kwigisha mu iteraniro nwambaye abantu bavati yo ati ninzara yakishe ati yo ati ninzara yakishe korode inzara iramwishe pe koko ninzara ari ndimo ariko ntawagize niyerekwa by'ubuzima ndimo ahubwo baramvugaga gusa ariko babonye bisoye navuze ariko cyumweru bisohora kuwa kabiri hari abantu basenga banabivanga nibo beshe turanabagira mu musengero buzuyemo baruzuye ukirinda ibya kuko yisubiye ku cyaha warasambanye n'urugero no gusubira ku birutsi wabirutse ibyaha ni bitatu bura twegeye ibyaha Imana yambwiye ibyaha bitatu kari byo bikomeye irambwa no kuroga no kwica no gusambana ibyo nibyo byaha bikuru biruta ibindi byose ni ibicumuro n'inyogobeza bugingo kandi gusambana bigenda no kunywa inzoga buryo ni nk'ubuhinzi n'ubworozi ubundi ibyo biravanze gutyo gusinda no gusambana ni ibintu bigendana kuko wasambanye ntamenya n'igihe yasambaniye rimwe na rimwe abo yukora ibyaho usenga urupfu rwawe rukwegereje urupfu isa n'imodoka yakwahuranya ikintu runaka cyakwahuranya kuko yukoze ibyaha unihaneje ukihaneje ukongera ugasubira nko gusubira ku birutsi urupfu ruba rukwegereje rugusatiriye nubona ndetse waragiye mu by'Imana ukuntu bivangavanga utamenye ko urupfu rwawe rwegereje. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane umukozi w'Imana. Nari mvuze ngo ndakubaza kimwe ariko reka nongereho ikindi. Muri iyi minsi hariho umukwabu wo kumena inzoga nkuko mwagiye mubihanura cyangwa se no guhagarika inganda zikora zimwe mu nzoga cyangwa se bimwe mu bisindisha. Turagushimiye mwami w'amahoro kandi turagushimiye ko uribereye maso ubugingo bwacu Uwiteka. Uri Imana idahinduka turagushima ko warurikerana n'ubu ni kuri. Haleluya. Tugushimiye ko tubonanye turi bazima nta wapfuye hari benshi bavuye mu mibiri ariko twe waturinze urangije uratuzigama. Dushingiye kuri ibyo turavuze ngo ibenda ryo turarizamuye mwami w'amahoro. Haleluya. Kandi bimenyekane kuri Imana kuko amashimwe n'ibyo biryo byawe yo tugushimugubwa neza. Amina. Abantu bakihana ibyaha bakava mu businzi n'ubusambanyi. Dasigone moni kwa Imana ishimwe turaguhamagaye no guzubane natwe cyo twamaganye ni imyuka y'abakonikoni imyuka nyabingi n'ibitega myuka nyabukogote dukubise hasi duhamagaye ijuru twariho twinginga ijuru ngo rize ribane natwe imbaraga z'Imana turaziraritse anaya gode bonne sanso ne compte Imana ishimwe twebwe turavuze ngo ikirere waremye nicyo kimenyetso kuri Imana tuzakubona turavuze ngo uri mwiza rero ngwino bane natwe kandi tugirirwe nawe ubuntu tuvugane nawe ko kuri Imana urakoze nyakubyara abahungu n'abakobwa nuhabwe icyoro mwami w'abami ne compte asenmene ko Imana ishimwe natwe turaguhamagaye ngo nuvugane natwe urakoze nyakubyara mu izina rya Yesu urakoze papa amen. Urakoze cyane senze sengesho ryiza cyane rwose. Imana y'amahoro igushyigikire kandi imbaraga n'amavuta uyu mwanya twawuguhariye nukuri umwami Imana bane nawe. Imana ishimwe. Amazina ni Korode Habimana. Itorero mbarizwaho ni rya Gasagara ADPR ariko ubu ryahindutse Rango no turi guteranira kubera ko iwacu mu Gasagara arafunze. Rango ni cyahoze ari paruwasi ya Rango. Ibindi Yesu naduhana umugisha. Tugiye gusomana ijambo ry'Imana igitabo cya Yobu turahera ku gice cyaho cya mbere tugere ku murongo wa 6
igitabo cya Yobu, igitabo cya Yobu igice ni icya mbere tugera ku murongo wa 6. Tugiye gusoma. Haravuze ngo titira yaravuze ngo uburyo Yobu yari akomeye ari umukiranutsi. Mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, ubahaga Imana akirinda ibibi, nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba. 4, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo umwe mu minsi itoranirije, bagatumira n'abashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo, kuko iminsi y'ibirori byabo yarangira Yobu akabatumira ngo abeze. Akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byonswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati, ahari abahungu banjye bakoze icyaha bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga bigenza iteka ryose. Imana ishimwe. Twari dusoma igitabo cya Yobu, uburyo Yobu yakoreye Imana. Ukomeje ukanasoma ugenda ubona byinshi yakoreye Imana, ayikorera bamuseka, kandi ayikora asuzuguritse cyane. Yari afite ubutunzi n'ingamiya, niko bibiri tubwiye, ariko ubwo butunzi bugeraho buragenda. Imana ishimwe. Ukomeje ugasoma ubona uburyo Yobu yakoreye Imana bigoye. Yari afite ubutunzi buragenda. Imana ibwira Yobu ati, wabibonye? Imana ibwira Satani, irayibwira ngo wabonye Yobu kankorera ari umukiranutsi wanjye. Imaze kwimubwira rero Satani aravuga ati, mpamva gukorera nuko ari umukire. Uri ukomeje ugasoma urabibona nuko ari umukire. Ariko Imana ishimwe, amaze kubwira Imana gutyo, Imana iha Satani ubutunzi bwose, basigariraho. Ariko akomeza ku Mana, akomeza kunambana n'Imana, akomeza gutindana n'Imana, agera no ku rwego umugore amubwira ati, iyo Mana wayiretse ko nta kimaze. Iyo Mana nta kintu imaze, nta n'icyo izakumarira. Turabona nta kizakumarira. Mbibutse ko yarageze ku rwego yishimisha urujyo. Imana nitugirire neza, kandi Yesu adufashe kandi adukomeze. Ibyo bivuze iki? Bivuze ngo wakorera Imana ukennye, wakorera Imana ufite amafaranga, birashoboka. Wakorera Imana uri umutindi, wakorera Imana uburara, kuko Imana ntabwo igikangwa n'ibyo. Icyambere nuko ishaka mu mutima wawe. Imana ishimwe. Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Dushimiye Imana ko ari umukozi w'umuhanga, ari Imana itareba isura cyangwa uburanga, ntabwo ireba inzobe cyangwa ibikara. Imana ishimwe. Rero biravuze ngo korera Imana waba ukennye waba ukize, kuko Imana ntabwo igikangwa na biracitse. Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Imana itugirire neza, kuko iteye ubwoba mu Mana bwayo. Uyu Yobu yakoreye Imana agera ku rwego yishimisha urujyo. Yishimisha urujyo, nta n'amavuta yo kwisiga yabona, nta gasabune yari kubona, ariko akavugana n'Imana gutya. Imana ishimwe. Imana rero ishaka ko abantu bakorana nayo batitwaje ngo ndakennye, ndaburaye, ndabwiriwe. Imana nishimwe ko nukuri ijambo ryo riraturyoheye. Uburyo biremeraga ibirori mu mazu yabo, bari abahungu 7, nibo yari yarabyaye n'abakobwa 3. Imana ishimwe ngo yakoreshaga ibitaramo, ariko uko babikoresheje ngo bagatumira umuryango we wonyine wari ubihagije. Imana ishimwe. Araside ya God abosanso ne compte. Imana ni nziza, kandi Yesu azatugirira neza, azaturinde kugwisarisarura ritaragera, kandi nadukomereze muri uyu murimo. Nta rwitwazo. Imana imu ubutumwa yambwiye ngo mbwira abantu ko nta rwitwazo bagomba kugira ku murimo wayo, ngo bavuge ngo ndakennye, ntago ngira oya. Dore ni ijambo rya Yobu, uburyo Yobu yamukoresheje yari umukire, imukuraho ubutunzi bwose, yasigara yishimisha urujyo. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ko nta rwitwazo tugomba kugira ngo turakennye, ngo twaburaye, ngo oya, nta rwitwazo, kuko Imana yakuremye ifite umugambi kuri yo, kandi hari ibintu yaguteguriye. Izabiguha igihe nikigera. Umubwiriza yandika yaravuze ngo igihe n'igihe cyacyo. Igihe kitaragera rero uba ugomba kwiga iryo shuri ukaryiga neza. Ishuri ry'Imana uraryiga rikazajyaho rikarangira. Ntabwo uhora uryiga, uraryiga ukagenda ukaribamo, ariko zikazajyaho rikarangira. Imana nishimwe cyane. Imana ni nziza, kandi Yesu natugirire neza. Imana ishimwe ko ari umukozi w'umuhanga, kandi Imana irakora, ikora ibintu bikomeye twe tudatekereza. Igikora ibikomeye, igukangura uryamye wapfuye,
iyo niyo kwizerwa. Ikakubyutsa ukajya kuvoma ukavayo, ukajya guhinga ukavayo, ukajya gucuruza ukavayo, iyo niyo kwizerwa. Uwaremye ikire kitagira inkingi niwo kwizerwa. Nubwo wagenda ibihugu ukazenguruka za Amerika na za Australia na Canada, ntabwo wabona ahantu inkingi y'ijuru. Imana ishimwe. Yesu natugirire neza kandi nadukomeze. Imana ni nziza izatugirira neza. Imana ishimwe. Uburyo yari umukiranutsi, Imana ageze ku rwego imwirata, ndetse nabibwira Satani namubwira ngo wabonye uko nkorera. Satani nawe abwira Imana ngo impamvu agukorera nuko ari umukire. Imana ishimwe. Imana ni nziza kandi Yesu azatugirira neza, azaturinde kugwa isesaro ritaragera. Imana ni nziza kandi ije gutabara abantu bayo, n'abantu bayo batindanye nayo, batari abasinzi, batari abagambanyi, badaterekera, batabandwa, n'abantu bayo bikomeje ku Mana. Nkuko Yobu yari umukiranutsi utunganiye Imana rwose, Imana ngo aramureba akabona ko ari umuntu utunganiye Imana. Imana ishimwe. Imana ni nziza kandi Yesu natugirire neza. Kabere maso ubugingo bwacu dushimiye Imana ko twongeye kuvuga ineza ndosire gone sentene konta zomene sante ki. Imana ishimwe. Imana ibu mu butumwa yambwiye ngo mbwira abantu bacuruza impano z'Imana kwigiye kubahana rwose, ngo yibarebye ibona barapfuye, ngibafata nk'abapfu bapfuye. Kuba umuntu yaguhamagara ukamubwira ngo banza ushyire 500, banza ushyire 700, banza ushyireho miliyoni, banza ushyire 100 kugira ngo musengane. Izo mpano z'Imana uri kugurisha yambwiye ko kureba nk'umupfu wapfuye. Wowe uzi ko uri umuntu ariko ngure kureba nk'umupfu wapfuye, yambwiye ngo ije kubahana bene abo bantu. Imana ishimwe. Imana ni nziza kandi Yesu natugirire neza, kandi umukozi w'umuhanga ukorera Imana uyitinya, uyitinya utinya icyaha. Mbibutse ko utinya Imana utinya icyaha, ukabana n'Imana, kuko Imana ikorana n'abantu boroheje kandi basunzuguritse. Igihe cyose uzabona ikorana n'abantu basuzuguritse, nkuko Yobu wamubonye yari umukene, yishimishaga urujyo ngo n'Imana yakoreshaga, kandi ikagera ku rwego imwirata. Kumwirata nuko ari ibintu yari yararetse, atindana n'Imana. Kirenga dushimiye Yesu waremye ikire kitagira inkingi, akarema ishishi n'inzuki, akarema inyanja nkuba n'imirabyo. Azatugirira neza, azaturinde kugwisa risarura ritaraze bonekwa ritaragera. Imana ishimwe. Ikorera uyitinya, nuyitinya wa mugore w'Imana izabana nawe, nuyitinya wa mugabo w'Imana izabana nawe, nuyitinya wa mukobwa w'izabana nawe, nuyitinya wa musore izabana nawe, kandi izagukorera iby'ubutwari. Imana ishimwe. Ikimana igusaba no kwihana ibyaha, ibyaha ukabikura imbere y'Imana. Niko Yesaya yanditse igice cya 16:19 avuze ngo mwihagire mwiboneze mukore ibyaha biva imbere yanjye, ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ngo ariko nimwanga nimwumva inkota y'Iteka izabarya, kuko akanwa kw'Iteka ariko kabivuze. Imana ishimwe. Imana ntabwo uzayibona igenda n'amaguru. Eliya ngo ari gukorera Imana ari umugabo mugufi ndetse w'imwemwe nyinshi, ariko ngo akorera Imana ayitinya, bituma Imana imukoresha ibikomeye. Imana ishimwe. La sigo arado sanso adebo sanse kwa. Imana ishimwe. Imana izatugirira neza. Imana ikorera uyitinya, nugitinya uzatinya ibyaha. Imana ishimwe kandi umukozi w'umuhanga. Imana ni nziza kandi izatugirira neza. Yerera cyane tuye mu ijuru wayo. Dushima Imana kandi umukozi w'umuhanga. Imana ishimwe. Tuye kuririmba no muri 38 mu Gakiza, 38 mu Gakiza. Twumva icyo avugana natwe muri iki gitondo cy'umugisha Imana iduhaye. Wakuki ubakiyo nkuje, urakora iby'ubupfapfa rwose, dore utuye musozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Dore utuye musozi kandi nta mazi ahari, ibyo ukora biratuyobeye. Uwiteka niwe wabivuze, yuko abagizi ba nabi bose abujuje si ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Abujuje si ibyaha bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Bagira inama yo kubazanya, bati Nowa yabavuga ukuri, bati habe na gato ntidukwiye kwemera, twikomeze mu byo kwinezeza. Ati habe na gato ntidukwiye kwemera, twikomeze mu byo kwinezeza. Igihe nacyo gihita vuba, Nowa yubaka n'umwete rwose, niko bamusekaga niko bamurebaga, bati noneho Nowa yasanze. Nowa yumvira Imana ihoraho, injirana n'abandi bagiriwe imbabazi, ubwo Imana ibakingira urugi. Nuko
nuko abantu baraseka cyane bakomanga ku rugi bavuga bati habe na gato ntidukwiye kwemera dukomeze mu byo kwinezeza. Ijuru risa n'iritobotse ubwo hagwa imvura iteye ubwoba bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze dore urupfu ruratuzengurutse. Bati turarimbutse nk'uko Nowa yavuze dore urupfu ruratuzengurutse. Umva uko Imana yabashubije. Nowa yajyaga bigisha rwose mubigire imikino mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none. Mubigire imikino mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none. Nuko amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure. Abicaye mu nkuge bafite amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Abicaye mu nkuge bafite amahoro kugeza ubwo bazasohokamo. Ni natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Imana ishimwe. Twari turimba indirimbo ya Nowa uburyo yubatse inkuge abantu bamuseka cyane. Mbibutse ko Nowa yafatanyije no bitaga Mariko bubakana imyaka irenga 120. Yabyaga abwira abantu ngo nibubake inkuge ngo bakamuseka cyane. Imana ishimwe ngo bakavuga ngo ni umusazi, bakavuga ngo nta bwenge agira Nowa. Ariko nuko tuvuga ivuga butumwa abantu bamwe ntibanaryumve, abandi bakavuga ko twasaze. Ariko dushimiye Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Niko byamye kuva kera. Ibyo rero ngo niko byamye, ari igihe bizasohorera ku bantu imvura iri kugwa ndetse ari y'amahindu menshi. Kandi mbibutse ko igihe kigeze ngo imvura igwe. Imana ishimwe. Ariko abayirabazi zabugamisha. Imana itugirire neza kandi Yesu nadukomeze atugirire neza tuzirike kigufi. Imana ni nziza kandi Yesu aje gutabara abantu bayo batindanye nayo bakitondera amategeko y'Imana. Twasomye ijambo ry'Imana ry'igice cya mbere Yobu uburyo ari umukiranutsi utunganiye Imana rwose. Imana namurebaga ikabona ko ari uwo kubahwa ikamwubahana ikavuga ngo uyu ni umuntu wanjye. Nawe uharanire kugira ngo Imana ikubahe ikubahishe ivuge ngo uyu ni umukozi wanjye. Wirinze ibyaha n'ibisa nabyo Imana izabana nawe kandi Yesu azakugirira neza. Imana nishimwe ko ari umukozi w'umuhanga. Dushimiye Imana ko ari umukozi udasaza. Imana ntago igihandagurika nk'abana b'abantu icyo yavuganye nawe izagikora. Ishaka nuko wirinda ibyaha n'ibisa nabyo. Lasigane mbone konta. Imana irashaka ko wirinda ibyaha. Imana irashaka ko witandukanye n'ibyaha. Zaburi igice cya mbere avuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ngo nicarane n'abakobanyi ngo ahubwo amategeko y'iteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa n'ijoro ngo azabana n'igiti cyatuye hafi y'imigezi ngo kera imbuto zacyo ngo igihe cyacyo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. ngo ababi nibamera batyo ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga nicyo gituma bazatinirwa ku munsi w'amateka. Imana ishimwe. Duharanire ko Imana izaduha ubugingo buhoraho kuko Imana ije gusarura ibyeze n'ibiteze kandi ije kureba nimba arayikoreye by'ukuri nta buryarya nta kwiyoberanya nimba uririmba koko ari by'ukuri nimba umuvuga butumwa byose ari ukuri utiyoberanya muri uwo murimo w'Imana. La seragone mone konta zomene sante Imana ishimwe. Ibyo nabyije kubipima yambwiye ngo ije kuzana umunzani. Nabonaga ari umunzani iri gutera umunzani upimireho umuntu wese ubaho muri iyi si unyumva wumva ururimi. Nirangiza kugupimira ku munzani zagupimira mu muriro igucishe mu muriro nuva mudahiye ubwo uzaba uri wo kurama. Imana ishimwe. Kandi ubwo uzaba uri umwana w'Imana. Dushimira Imana dukora ibyo gukiranuka kuruta uko twakora ibyo abantu batumenyamo. Dukora umurimo daserigwe ni mu sense dukora imirimo y'urukundo dukundane kandi tugire urukundo. Abantu bagira urukundo nibo bazabona Imana kuko ibyo wakora byose utagira urukundo ntabwo uzigera ubona Imana. Dushimiye Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Imana nishimye kandi Yesu abagirire neza. Yesu nabakomeze
kuko imana iradukomeje muri uwo murimo wayo, kuko kwikorera biragoye, nibyo biravunanye, ariko n'undi ugiye guhingira umuntu, ubaye ugiye gukorera umuntu ukamuhingira ntusibe, ugahinga neza, guhemba neza. Iyo ukoreye umuntu nabi nta guhembwa nk'ay'abandi. Imana ishimwe, duharanire ko tuba abana ku Mana, tuba abatoni, kuko umwana aba ari umwana kuri se na nyina, umukozi arakora bakanamwirukana. Imana ishimwe, Imana ni nziza kandi Yesu atugirire neza. La sire bonne totazo mene sante kire. Imana ishimwe, twumvaga ijambo ry'Imana rituteguza kugira ngo twihane ibyaha, riduteguza kugira ngo tube nka Yobu, riduteguza kugira ngo tube mu byo turimo, tuve mu byo turimo bidafite umumaro. Abantu bari mu businzi n'ubusambanyi nibarekeraho, kuko Imana ije kubasekona ahira haciye, kandi ije kubasarura, ije kubahemba, ije kubahera nk'uheha amabyi. Imana ishimwe cyane, Yesu natugirire neza kandi nadukomeze, nkuko yaheshye kwa Rehobowamu niko Imana ije guheha abanyabyaha. Imana nishimwe kandi Yesu atugirire neza. Imana irashaka kwikorera uyitinya, ugatinya ibyaha n'ibisa nabyo, ugakorera umugabo wita Yesu waremye kire kitagira inkingi. La serebo ndemone konta. Imana ishimwe ko ari umwami ugizwe n'impuhwe n'urukundo no guca bugufi. Dushimiye Imana rero, Imana ibaho umugisha abantu batwumvise, kandi Imana ibakomeze kuri uyu munsi, uhereye nonaha wihana ibyaha kandi uhanire kureka kuri bya biva imbere y'Imana, kuko ibyaha bisubiye ni gusubira ku birutsi. Yesu abagirire neza. Shalom, 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 shalom. Yego, murakoze cyane, mukozi w'Imana isumba byose. Kandi iyi message irumvikanye neza cyane. Niba uyu muririmbyi atubwiye ngo Nowa yabazaga inkuge bamwita umusazi, n'uyu munsi hari igihe babona abakozi b'Imana barimo bavuga, ugasanga abantu barabanyega, bakabona yuko n'ubundi ibyo bavuga nta gaciro bifite. Ariko hari igihe aya mahirwe azarangira. Niyo mpamvu bantu muduteze amatwi, mushishikarire kumva icyo umwuka abwira amatorero, kandi nk'uko nababwiye, ubu butumwa mu busharinge mu bugeze ku bandi, kugira ngo bumve icyo Imana ibashakaho. Mukozi w'Imana, turagushimiye cyane kubw'ubutumwa utambukije, ariko ndagira ngo wenda tuganire gake cyane kuri ubu butumwa. Mu by'ukuri hari abantu nyine, hari ijambo wadusomeye mu gitabo cya Yobu, uburyo Yobu yubahaga Imana n'uburyo Satani yamugerageje, mbese ahura n'ibibazo bikomeye cyane. Na n'uyu munsi hari abantu bubaha Imana, ariko ugasanga bafite intambara zitandukanye, bafite ibigeragezo bitandukanye. Ikibazo nshaka kubaza ni ukubera iki Imana yemera yuko abantu bayo bababazwa kandi bayubaha? Imana ishimwe. Impamvu Imana yemera ko ibigeragezo bigera ku bantu niko gasabune k'umugenzi. Burya Imana, ubundi Imana iri kugupima ngo irebe kuzavamo umuntu nawe ukomeye, kuko iby'Imana niko bigenda. Abantu kenshi bakorera Imana nibo bantu baba bakennye, nibo bantu baba bashonje, kandi nibura kutavugana nabo. Ariko Imana ishimwe, byabaye kuri Yobu niko twabisomye. Yobu yari afite n'ubutunzi, Imana iza no kubwira Satani asigariraho. Yagira ngo nawe mupime, irebe ko akwiye gupimwa koko yakorera Imana nta n'ubutunzi afite. Isanga rero arabikwiriye. Natwe nicyo kintu Imana idupimisha. Ushobora kuba ufite amafaranga, ufite ubutunzi, Imana ikabigukuraho ugasigariraho, kwishimisha urujyo, ukagera ku rwego buraba ukabwirirwa, kandi Imana ikwemera. Urakoze cyane. Kubera iki umuntu yubaha Imana, Imana ikaba yamukoresha igitangaza, Imana ikamusanga ikamuganiriza rwose pe, kandi Imana igakorana nawe ku rwego rwo hejuru, ku buryo hashobora kuza abantu bavuga bati rwose Imana iri muri runaka irashoboye, twarayibonye. Cyangwa se abantu bakaza bari guhamya bati rwose Imana yaramutweretse, itwereka neza uburyo imwishimira. Ariko
hariya hirya bakavuga ngo uriya muntu akorana n'abadayimoni, Imana ikabyemera, bakabivuga Imana yumva kandi izi ko ari umukozi wayo. Kubera iki abo bantu bareka bakavuga yuko uwo muntu akorana n'abadayimoni kandi izi ko ari umukozi wayo? Imana irabareka, kuko Yesu, ijambo ry'Imana ritubwira ko Yesu ubwe niwe babanje kuvuga, bavuga ko akorana n'imyuka bene Bezebuli. Urusomye birugendo bibona bavuga ko akorana n'imyuka y'abadayimoni. Yesu ubwe niko bavugaga. Buranga mu gace k'iwabo yaratuye nta nubwo wemeraga ko ari umuhanuzi w'Imana, kuko baravuga ngo mu babaji kwa Yosefu, mu batinde, abantu nk'abariya ntabwo yavugana n'Imana. Buriya ntituzarinde ko Imana twebwe, ntituzende ko abantu batwemera, ahubwo tujye duharanira ko Imana twemera. Kuko umuntu ni umuntu, abantu bavuga ibyo bashatse, ari igihe bajajinga kuvangura akorana n'imyuka mibi ntayakorana nayo. Ahubwo wowe niba navuga uwo muntu, wowe uzasenga Imana izaguha amakuru ya nyayo, kuko Imana ikora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana iteye ubwo biragutse cyane. Imana ishima. Urakoze cyane, utanze urugero rwiza, birasobanutse. Uravuze uti na Yesu ubwe bavuze ko akorana na Belzebuli, umutware w'abadayimoni. Hari abantu benshi cyane ibi bintu bigusha, ugasanga umuntu aravuga ati nkorera Imana, none ni ibi ngibi imembye ko abantu bajya bavuga ngo nkorana n'imyuka mibi, kandi nta myuka mibi nkorana nayo, Imana ikorana nanjye. Ugasanga ibyo bintu bigenda bigusha abantu, ariko bakimara kumva ko na Yesu ubwe yiswe ukorana na Satani, ibi ntibizongere kubagusha. Reka abo bantu mbasomere Matayo ibice 5, ndasoma mu ibice 5 umurongo wa mbere. Yego turahera ku murongo wa mbere. Haravuze ngo Yesu yereka abahiriwe abari bo, abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be aterura amagambo ye ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa barenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. 11 ariho nashakaga, aravuze ngo namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora, muzanezerwe. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Uyu ni Yesu wabivugaga, ubwe avuga ko abantu ngo bazabarenganya. Batakurenganyije ntabwo uzabuvuga n'Imana, nibatakwanga ntabwo uzabubana n'Imana. Ntabwo abantu bazigera bakumva na Yesu batarigeze bamwumva ari umwana w'Imana wavuye mu ijuru. Nawe ubwe baramusuzuguraga, ariko ngo yakora ibitangaza asengera impumyi zakira, bakavuga ati kwa muntu burya n'umwana w'Imana. Natubona tuba mu byo gusenga abantu benshi kugira ngo bemere, n'abantu bake batwemera, kuko abantu benshi ntibemera ko n'Imana ibaho, ntibanemera kwivuga. N'abantu bemera ko Imana ikora, nuko usengera umuntu agakira. Ngibibwira n'abantu nizi Imana yaduhaye, navuga mu matorero yacu yemera umwuka wera, uhereye iwacu muri Pentecote kujyana n'ahandi hose. Aba bemera umwuka wera nuko basengera abantu bagakira. Ubundi bibitabaho nta n'umuntu wasenga ngo abantu byemera, ariko kuko basengera umuntu wese agakira, abajene y'amajoro y'abarindu runaka, umuntu ukomeye, yaba meya, yaba vice meya, abande wa muntu kamusengera agakira, yaragiye mu Buhinde byaranze. Niyo mpamvu ubona bemera abantu basenga, nawe banakuvuga ati kuko gusenga nibyo bamwe na bamwe bakemera Imana. Yarayivuje, yarakoresheje imiti n'ubuhanga n'ubushobozi, ari dogiteri bikanga, bamusengera agakira. Imana ikamubwira ngo ndagukijije, akabibona. Iki nicyo kintu kimenyetso kibemeza ko ari Imana. Ubundi gwe tweke tunasenga, abantu bakadufasha bakanatwica tugapfa, cyangwa kadutera n'ibisongo ariko iki kintu cyo gusengera umurwayi agakira nicyo kintu na Yesu cyemezaga abantu ko avugana n'Imana. Ngo bazabavuga byinshi babarenganye, bazaba babampora ngo muzanezerwe. Bazababeshyera, batakubeshyera ngo bakuvuga uko utari, bavuge gukorana imyuka y'abadayimoni, ukorana ibintu nk'ibyo, ntabwo uzabana n'Imana. Imana ishimwe. Impamvu ibi mbivuga, ngiye mbivuga kenshi kuko Imana ishimwe, ngiye nzenguruka amatorero agize iparuwasi ya Ramba. Hari iwacu mu Gasagara nagiye kuhavuga ubutumwa, nambaye umufuka, ubutumwa vuba murire mu boroge mwambara ibigunira. Nambara ubufuka, mwarimu atabizi ko ndi buwambara ari Imana yabimviye. Mwarimu mu minota 15 yo kwigisha mu iteraniro, nwambaye. Abantu bavati yo ati ninzara yakishe.
ati ati ni inzara yakishe Korode, inzara iramwishe pe, koko n'inzara yari ndimo, ariko ntawagize niyerekwa ry'ubuzima ndimo, ahubwo baramvugaga gusa. Ariko babonye bisoye navuze ariko cyumweru bisohora kuwa kabiri, ndababwira ngo ntuzagaruka gusenga, niho bamenye ko usenga. Ibyo bidasohora ariko bako nanjye ngona n'imyuka y'abadayimoni, niko bijya bigenda burya, bemezwa n'ubuhanuzi yo bubasohoreyo. Kandi si ngombwa ko ibyo bintu bisohorera ku bantu, ubuhanuzi duhanuye burinda gusohorera ku bantu, ahubwo twagombye kubihanura bo bakabisengera Imana ikabikuraho, niwo mugambi Imana ibifite. Ariko kuko batabyumva ngo bakizwe bihana ibyaha, basenye imyuka mibi yabo, bagira ibintu bareka kugira ngo babane n'Imana. Undi kubana n'Imana no gutindana nayo, ukirinda ibyaha n'ibisa nabyo, ukabwira Imana ngo nipfa nzapfa. Warwara ukabwira Imana ngo nipfa nzapfa, igihe kizaba kigeze bari igare ryanjye. Abantu bagomba kugira kwizera nk'akabuto ka sinapu. Bibiri tubwira cyatubwira ngo tugize kwizera nk'akabuto ka sinapu, twabwira umusozi ukimuka. Imana ishimwe. Ntabwo Imana ishaka ko ibintu byabo bijyamo ngo bifate ejo bive mujye mu bapfumu, ejo uvuge ngo ngiye mu bakonikoni, ejo uvuge ngo ngiye hariya mu reka da, ishaka kubibamo ukabibamo. Waba ari igare ryawe rikakutwara. Kandi mbibutse ko igihe kitageze, ntacyo waba. Imana marayika yamwohereza, marayika akanakuvura ubibona mu nzozi, yakohereza umuhanuzi, yakohereza intumwa, akaza akavuga ngo mvuke Imana ivuze, nta kintu uzaba. Imana irashaka abantu bagira kwizera, undi kwizera niko kwabuze, ari nako gutuma abantu bamwe bavuga ngo ibimana ngo gutya na gutya, bakagira ubwo uri kumwe na Yesu wakuremye. Ntabwo ari we wiremye wishyize ku isi. Mwibutse ko ntabwo ari we wishyize ku isi, aho uri hose hari uhagushyize niwo kwizerwa. Rero we mwishinganisheho, ukomerane nawe, akwandike mu irangamimerere ye. Imana ibaho umugisha. Mbese umukozi w'Imana, kuba umuntu ashobora kubaha Imana, ntabwo tuzi amateka ya Yobu ngo tumenye igihe yamaze muri biriya bigeragezo. Ariko hari igihe umuntu akubwira ngo maze imyaka 20 ndi mu bigeragezo binkomereye, ndasenga rwose, nkorera Imana. Mu by'ukuri uyu muntu kuba amaze imyaka 20, ariko ugasanga hari undi wahuye n'ikigeragezo ajya gusenga, mu kwezi kumwe kirakemuka, mu mwaka kirakemuka, ariko undi we akaba akimaranye imyaka 20. Noneho bikagera ku rwego bavuga ngo uriya muntu ni ibyaha yakoze, ariko we yakwisuzuma agasanga nta byaha yakoze. Ese ni imbaraga zo kurengera uriya muntu Imana idafite, cyangwa se ni ukubera iki Imana imurekeye hariya kandi abandi bigenda batabara? Ugasanga urasenga runaka, mwasenganye, ejo afite imodoka, ejo afite etaje, ejo afite amafaranga, ejo ugasanga n'ubundi Imana yaramutabaye. Wowe ukazamara imyaka 20 waratagangaye, abandi mwasenganye barashubijwe. Bikageraho na babandi mwasenganye bavuga yuko kubudasubizwa waba waraguye, hari ibyaha waba warakoze kandi ntabyo. Ese biterwa n'iki? Kubera iki Imana nk'ibyo bintu iba yemeye ko bimera gutyo? Impamvu mbibaza nuko hari abantu benshi baduhamagara babaza nk'ibyo bibazo, bati nje maze imyaka 20 nkorera Imana ariko byaranze. Uwo namutangariza ko Imana idakangwa n'imyaka 20 cyangwa 30 cyangwa 40. Impamvu ibyo mbivuga, hari umuntu umwe umudiyakoni w'ahantu nzi neza, yari umukobwa yahanuriwe kuva afite imyaka 18, 20, 21, ahanurwa akazabona umugabo amubonye afite imyaka 50. Urumva atamaze imyaka 30 ari n'umudiyakoni, amubonye afite imyaka 50. Ubwo amaze 30 asenga avugana n'Imana imubwira nzaguha umugabo, arihangana. Yabonye umugabo ejo bundi amaze imyaka 50, kandi ubu Yesu abyara abana 2. Imana yakoze ikintu gikomeye. Nese ubwumva ataragize kwizera. None se hari ibintu abantu bumva bakavuga bati cyangwa ni ikinamico. Ibyo bintu byabayeho koko? Byabayeho cyane, genda namuzi cyane. Ntabwo ari uko mwumvanya abandi mu matwi yawe? Genda namuzi cyane, n'umudiyakoni w'ahantu wanyakiriye nzenguruka n'amatorero, ndamuzi.
Imana yavuganaga nawe ko imukoreye ubukwe, agera aho aranabihagahaga kumva abahanuzi babimuhanurira, aravuga ati Imana ibi ndabihaze sinzajya kumva ari ubimanurira. Nawe akabirota, nawe akabirota. Ubimukoreye ubukwe afite imyaka 50, imuha n'abana babiri. Hubwo ubu yamuhaye abana babiri arabafite, ubashaje neza nta kibazo afite. Imana ibishaka kurinda isezerano yavuganye nawe, kuririnda no kwirinda ibyaha. Iki Imana yavuganye n'umuntu ubaho kuri iyi si yose izagikora, nta muntu izagenda mideni. Ahubwo nawe ujye wisuzuma nibure ko nta tundi tuntu wagiyemo. Abantu arigiye Imana ibabwira ibintu akagenda agashayisha akajya mu byaha. Yagiye mu byaha isezerano ritaritinda, bikajya kure rigatangira kuri zero. Niyo mpamvu usanga abantu bongera bagatangira kuri zero, afata mazima ko nyema nawe hari utuntu wagiyemo. Iyo bibayemo neza ugakomeza ugatitiriza Imana ibintu ukayibamo neza, ukabibamo neza rwose. Nta kindi kintu Imana iraza ikagutabara kandi ikakugirira neza. Uwo mukobwa yamugiriye neza cyane, yari waduha ubuhamya ejo ndatubwira ati Imana yakoze ikintu gikomeye, kandi umafite imyaka 50 arakuze. Twese nta uragira muri iyo myaka, ariko noneho ubu nawe aravuga ati Imana icyo yavuganye nanjye yaragikoze. Imana nta muntu izagenda mideni, ahubwo abantu bagiye kwizera nk'akabuto ka sinapu. Nimba arakubwiye umugabo izamuguha, nimba arakubwiye urugo rwiza izaruguha, ariko ikine gusaba no kwirinda ibyaha. Nubivanga n'ibyaha bizaba birangiye, amasezerano aragenda bikarangira, akazajya ku bana bawe. Iyo ukoze icyaha amasezerano ntabwo yimuka agenda mu bana bawe, akaba ari hazagenda. Ibyo mbibwira abantu, ibyo ndabizi neza itajya mu bana bawe. Wowe urategereza ugaheba. Gira kwizera Imana nimba nta cyaha wayikoreye, utarayihemukiye, udasambana, utiba, udaterekera, utabandwa, utica, utaroga, Imana izabana nawe kandi izakugirira neza. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Shalom shalom shalom. Urakoze cyane rwose, nukuri uduhaye umucyo kuri ibi bintu. Ikibazo cya nyuma mbaza tugasenga Imana, ni ikibazo cy'abantu baba bavuga bati rwose twebwe mutugira inama abakozi b'Imana. Njya mbibona no muri komanteri bagenda babyandika, sanga umuntu uti ngiye rwose ndihana icyaha kandi nkihana icyaha rwose mbabajwe nuko nakoze icyaha, ariko nkashiduka n'ubundi nongeye kugikora. Nimvuga icyaha, ubundi ibyaha bibasa abantu benshi muri iyi minsi ni ibyaha by'ubusambanyi. Ibi byaha by'ubusambanyi rwose hari abantu benshi bihana none ejo bakongera, ejo bakihana, ejo bundi bakongera. None umukozi w'Imana ko nasomye ijambo rivuga ngo Imana ntabwo izahora iruhanya n'abantu. Aba bantu wabaha uwuhe murongo cyangwa se wabagira iyihe nama yatuma n'ubundi babasha kwihanira kureka icyaha bakakinesha? Kuko buriya wenda nabo babona imbaraga ziba nkeya, bihana barira, ariko ejo bakongera bakabisubiramo. Icyo nababwira cya mbere, na Zaburi igice cya mbere avuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi babi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha nicane n'abakobanyi. Cya mbere abo bantu iyo umaze kwihana wirinda kugendana n'abakobanyi, ukikubana nabo. Iyo wikubanye nabo urageraho zangiza ukongera ukazigarukamo. Icyo ni cya mbere. Wirinda ibintu biti bigare, ahubwo ugakurikira abantu basenga neza aho utuye. Ibyo mbivuze iki? Tujya mu byo gusenga, ugasengana n'abantu ubona basenga neza. Uko abantu basenga neza burya mu mudugudu no mu murenge no mu kagari baba bazwi. Burya abo bantu barazwi, n'igihugu kiba kibazi, na leta ibibazi. Ntago abantu basenga neza burya barazwi pe. Ntago umuntu ugenda ukajya usengana n'abantu rwose basenga neza, bakugira inama nzima, ubona utabivangavanga. Kuko hari abantu basenga banabivangavanga, nibo benshi turanabagira mu musengero buzuyemo baruzuye. Ukirinda ibyaha, kuko isubiye ku cyaha warasambanye n'urugero nko gusubira ku birutsi wabirutse. Ibyaha ni bitatu. Buratwegeyeyo ibyaha Imana yambwiye ibyaha bitatu ko ari byo bikomeye. Irambwa no kuroga, no kwica, no gusambana. Ibyo nibyo byaha bikuru biruta ibindi byose ni ibicumuro n'inyogobeza bugingo. Kandi gusambana bigenda no kunywa inzoga buryo. Ni nk'ubuhinzi n'ubworozi. Ubundi ibyo biravanze gutyo. Gusinda no gusambana ni ibintu bigendana. Kuko wasambanye ntamenya n'igihe yasambaniye rimwe na rimwe abari naho ko uba mu bintu by'Imana ukabijyamo bigiyemo. Ukirinda ibigare by'abantu hirya no hino, byabo bantu bakugusha bakungira gute. Niyo mpamvu iyo bibayemo ukirinda ba bantu bo hanze, ugakunda kuba mu nsengero, ugakunda kuba mu byumba, ugakunda kuba mu butaru, ugakunda kubana n'abantu basenga, uganira n'abasenga. Bagenda baguha umurongo n'Imana igende gukomeza ikubwira ati reka iki mwana wanjye nzakugirira gutya. Ibyo biragukomeza bigatuma ibintu byo gusenga ubijyamo. Naho iyo ukora ibyaho usenga, urupfu rwawe ruba rukwegereje.
urupfu isa ku isa n'imodoka yakwahuranya ikintu runaka cyakwahuranya, kuko iyo ukoze ibyaha unihaneje ukihaneje ukongera ugasubira nko gusubira ku birutsi, urupfu ruba rukwegereje, ruba rukwegereye rugusatiriye. Nubona ndetse waragiye mu by'Imana ukuntu bivangavanga, uzamenye ko urupfu rwawe rwegereje. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Nari mvuze ngo ndakubaza kimwe ariko reka nongereho ikindi. Muri iyi minsi hariho umukwabu wo kumena inzoga nk'uko mwagiye mubihanura, cyangwa se no guhagarika inganda zikora zimwe mu nzoga cyangwa se bimwe mu bisindisha. Ariko ugasanga abantu benshi barimo bivovota bati rwose leta nayo iri kuduhemukira, itumereye nabi, iri kuduhombya, n'ubundi amafaranga twabonaga bizagenda bite. Nuko aba bantu bakimara kubona aho bari bugamye agacucu muri izo nzoga cyangwa se muri ibyo bisindisha, ako kazu gahirimye cyangwa se icyo giti gitemwe, inama wagira aba bantu ni iyihe? Bahoraga muri ubu businzi, aho kwitotombera leta cyangwa se bitotomba ngo n'ubundi iki gihombo, wababwira inama ki? Kuko icyambere mamya nuko ibi byose bituruka ku Mana ishobora byose. Nibyo niko bimeze. Ibyo bintu rero nibikwitotombera ababimennye cyangwa leta cyangwa abapolisi, ntabwo aribo n'Imana iri gukorera, Imana iri mu kazi. Kuko ibyo bintu nabihano yashize amezi 2-3 ugiye ubyure kareba ibintu nagiye mpanura kuri YouTube. Oya nge ndanabizi, hari naho navuze ko n'inzoga zigiye kujya bicwa nabyo. Nese muri iyi minsi ntibagiye bapfa, ari nacyo gitumye leta ihagarika izi nzoga. Ibyo ni ngombwa, n'Imana iri mu kazi, ahubwo Imana nikomeze ikore. Bara abantu bose nibaze tujye mu rusengero dusenge bihana ibyaha, kuko abenshi bapima inzoga. Imana yambwiye ko bara abantu bari bafite inganda bigeze gusenga, noneho akaba mu rusengero gizo bazivamo, kuko ibintu byo gusenga impamvu ngo bigeze gusenga babivamo. Bara abantu bose bumva bapimaga inzoga bafite n'inganda zikomeye, gusenga barabireka, kuko gusenga benshi ngo baravuga ngo birabakenesha. Niyo mpamvu buriya abantu benshi batinya ubukene, akabutinya kandi ntamenye ko yanakorera Imana, Imana ikamugirira neza, ikazamuzamura ihereye hasi, ikamuzamura. Imana niko ikoreza muri agake gake umuntu, ikazamuha niyo modoka atagiye mu by'inzoga. Nibaze dusenge, tujye mu nsengero dusenge, insengero zigiye no gufungurwa dusenge, abo bose baze dusenge Imana, baririra Imana bongera basubire ku murimo. Benshi barabaririmbye barabireka bajya mu by'inzoga, abandi barabadiakoni barawureka, uwo murimo bawutaye hari wawirukanyemo bagaruke mu murimo. Abandi barabapasteri bajya gucuruza inzoga, abandi barabashumba bajya gucuruza inzoga. Byari ngombwa ko Imana ikora umukwabo mu nzoga kugira ngo bazi tuvuge umugabo bita Yesu. Ubundi iki gihugu cy'u Rwanda nigeze kubivuga, ndavuga ngo Imana irashaka ko kizaba nk'igihugu cya Isiraheli. Ibyo bintu Imana yarabimbwiye, irambwira ngo irashaka ko kizaba nk'igihugu cya Isiraheli, abantu bose bagasenga bakubaha Imana. Umuntu wese akubaha Imana, kuko nutubaha Imana nta kintu uzakora ngo kigende. Nucuruza uzahomba, nugura imodoka izashya, nubaka itaje zahirima, ibintu byose uzakora byose bizakubera yuko utubashye umugabo bita Yesu. Ariko ni wubaha Imana, Imana izakugirira neza, ibintu uzakora byose bizakubera byiza. Ndabivuze muri iki gihugu cy'u Rwanda banyumva, kuri isi ya rurema banyumva. Akazi waba ukora kose, waba ufite miliyari, waba ufite za miliyari, waba warize amashuri menshi, warize dogitera, waba uri umuganga, waba uri umwarimu, waba uri umuntu ukomeye uzi indimi z'amoko yose, nutubaha Imana, ibyo ukora byose bizabivu imbere y'Imana. Imana izabisyonyora kandi izakoresha abantu yaremye. Ntugire ngo uzakoresha undi muntu, reka da, ntago uzava mu ijuru. Izakoresha abo bantu muturanye, izakoresha abo bayobozi bayobora. Nta muntu uyobora Imana itaramukizeho, ntawubaho. Guhera ku muyobozi w'isibo, madamu wanjye hano ayobora isibo, uhereye kuri ubu kuzamura ukajya mu rwego rw'igihugu, umuntu wese ayobora Imana yaramushyizeho. Nta buyobozi butagibwaho n'Imana. Ni nayo mpamvu uzajya kumva Imana ikure muri abo bantu ati barabimenye. Tuba twabihanuye twebwe, nge nabihanuye nzabona ananzi umuyobozi wari burekata, ntiyarazi ko ibyo bintu nabivuze, ntiyarananzi. Niko Imana ikora. Imana igomba kubishonyora ikabikuraho, ikabisenya. Aho banyweraga izo nzoga ku kadiraki ubwo bubari n'ibiki, aho bakajya haberamo isengerano bagasenga Imana, aho bagacururizamo ibyo kurya, bagacururizamo kawunga n'umuceri. Iyi ndiko bigomba kumera. Imana nishimwe, twashimiye Imana twebwe abakozi b'Imana ko Imana iri mu kazi muri iyi minsi. Imana iratubwenga igiye kugiti gukora. Yarambwiye ejo bundi nene njyamye, iransanga irambwira ngo ibintu byose tuvuga
igiye kuyita isohoza, igiye kuyita isohoza muri iki gihugu cy'u Rwanda, ku buryo iki gihugu buri muntu wese amenya Imana ko ikiza kandi Imana irica. Nimba uganya ko Imana itica, uzabazana niya na Safira uko byagenze. Imana ibaho umugisha kandi bakomeze. Shalom shalom. Urakoze cyane, utanze umucyo rwose ku bibazo tukubajije, kandi ni ukuri birasobanutse. Bisobanutse neza yuko aba bantu bagiye bata umurimo w'Imana bakajya gushinga inganda z'inzoga no gucuruza utubari, nibo bazanye akaga mu bari bamenyereye kwinywera inzoga n'ubundi basanzwe babikora ntacyo bibatwaye. Byumvikane yuko rero muteje ibibazo abinyweraga inzoga. Yemwe bantu mwari mu nzu y'Imana mukava mu nzu y'Imana, mwakoraga umurimo w'Imana mukawureka mukajya mu nzoga, mukajya kwivanga. Bibiliya bangwe Efurayimu yivanze n'abanyamahanga, ngo abanyamahanga bamumazemo imbaraga, ngo none yameze imvi z'ibitarutaro. None dore nabo banyamahanga mubazaniye akaga, mubateje ibibazo. Mugarukire Uwiteka, niho wabakubise, niho wabakomerekeje, ni nawe uzabomora. Ni koko birumvikana, amamiliyoni n'amamiliyoni arahombye, amakeredo urimo urahangayitse ukwibaza ngo mbese nzayishyura iki? Ariko garukira Uwiteka, Uwiteka azagucira inzira, kandi nukuri ayo makeredo uzayishyura kubera yuko wumviye icyo Imana ivuganye nawe. Reka rero Claude mukozi w'Imana tugusaba usenga Imana kugira ngo bazakurikira ubu butumwa, nukuri bazabashe kumva icyo Imana ivuga. Ntazagire umuntu barenganya ngo niwe wamenye inzoga, niwe n'Imana iri kubimena ubwayo. Ibyo muzabibaza Imana. Mukozi w'Imana, reka tugusabe utange nimero yawe ya telefone kugira ngo umuntu wese uzakenera kukuvugisha azabashe kubona adresi yawe. 078376 489 078376 489. Claude Habimana. Shalom shalom. Turagushimiye mwami w'amahoro. Turagushimiye kubire maso ubugingo bwacu Uwiteka. Uri Imana idahemuka, witwa Adonai. Turagushimiye papayi. Ibenda ryo turarizamuye, we nyakubyara abahungu n'abakobwa. We waremye iki kirere kitagira inkingi, turavuze ngo uruwo kwizerwa. Dasi anagwa labo tandozo ate konta sante. Turagushimiye pa. Niko tuvuze duhamagaye Imana yaremye ikirere. Turavuze ngo uruwo kwizerwa Rabi Rasai gonabo ato tanzone konta. Turagushimiye papa. Niko tuvuze twebwe turi hano tuvuga ineza n'ibitangaza byawe. Tugenzwa n'amahoro muri iyi si. Adako bashika dabine adoye konta sekwa. Turagushimiye papa, niko tuvuze. Reka ineza yawe bimenyekane kuri Imana. Kandi uhindura abanyabyaha muri icyo gihugu cy'u Rwanda. Ucinzira bari muri Amerika no mu Bufaransa no muri Australia. Ubagirire neza, utanga gakiza kazira umuze. Adasha igandi mine konta zomene. Ndagushimiye wa munyembaraga. Kandi abatwumva muri uyu tuvugamo bazarudego konta igina moneko, bazavuga izina ryawe, bazahindukire bave mu businzi n'ubusambanyi. Kandi natwe tuzagushima yewe Adonai. Urakoze nyakubyara abahungu n'abakobwa, nuhabwe icyoraho. Urakoze kuri data utari data wacu, mu izina rya Yesu wa munyembaraga we. Amen. 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 Shalom shalom. Amen.